abo tuvuga bariyizi abantu barabazi si ngombwa kujya kuvuga amazina yabo keretse umunsi imwe na burara ukuntu njya ndamuka arigenza ewa ukazimuza ntegereje sinabwe ntegereje ko harunyerera gusa muri bo nyerera by'akanyaga ukawurengaho gato akagwa mu ntambwe 18 ntago zatinzamo icyo nzirinda nukubanduranyaho ese ni Karenzi mubi cyangwa ni Muramira Regis udashobotse? Abanyamakuru bakomeye ba siporo hano mu Rwanda ni Muramira Regis ndetse na Sam Karenzi, nago umwuka ukomeje kuba mwiza hagati yabo. Ibi noneho byaje gusa nk'ibifata indi ntera nyuma yaho YouTube ya Fine FM ije kuba igaruka. Byavugwaga ko uwitwa Karenzi afatanyije na Magnifique wari umutekinisiye w'iradio mu minsi yashize atarerekeza kuri SKFM ya Karenzi aribo bashakaga gusa nk'abayiburisha burundu. Uwitwa Muramira Regis yavuze ati YouTube channel yacu abagome bari bayitwaye. Yatanze ingero nyinshi mu bwiru bwinshi, ariko uwabyumvishe neza yumvaga ko avuga uwitwa Sam Karenzi ndetse no wari umutekinisiye w'iradio Magnifique. Uyu Regis Muramira akomeje kugenda yikoma uyu witwa Sam Karenzi mu buryo bumwe na bumwe bugiye butandukanye, nyamara uwitwa Sam Karenzi ntacyo arasubiza ku bijyanye n'uyu nguyu Muramira Regis. Reka nkumvishe agace gatoya ubwo uyu nguyu Muramira Regis yasaga nk'uwikoma Sam Karenzi ndetse na Magnifique, nundi ndagarukanye mukanya nkomeza. Ni mubi cyane abo rero nibo bavuga bati iyo tubifite 100,000 by'abasabu ese uwayifunga agatangira ntiyabitumbagiramo babandi bakavuga bakabashakisha nabyo birashoboka kuko ntekereza kuko ngira bibonye nuko nabajije bayifunze kugira ngo base bayirenkinze ku byabo bizagezeho abantu kuko urumva badukurikiye bari bamwe burya muri siporo baveho bimuka cyangwa se gutyo kandi ntago bikora. Uwo ni Muramira Regis ubwo yavugaga ati bashatse gufunga YouTube yacu kugira ngo iyabo izamuke. YouTube ya SKFM ubu tuvugana imajije kugira 45,000 mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Iyi radio imaze yumvikana ku murongo wayo wa 93.9 ndetse no kuri YouTube yabo yitwa SKFM 93.9. Uyo ni radio witwa Sam Karenzi. Regis akomeje kwikomati bashatse kugenda bashaka no kujyana ibyacu. Uwitwa Regis akomeje kugaragara ko atazigera acika intege n'umunsi wa rimwe naho bakumvwa n'abantu batarenze 5 ariko bumva ukuri. Icyo bari gupfa ahenshi urasanga bishingiye mu makimbirane yo mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse uwitwa Regis udashyigikiye abitwa abasaza abe na gatoya, ndetse n'uwitwa Sam Karenzi uri ku ruhande rw'abasaza. Ese iyi ntambara izarangira ute? Kuko yaje kuba yinjiramo n'uwitwa Kalisa Bruno Taifa ukomeje kugaragaza ko ari ku ruhande rwa Regis. Rwose Regis ari mukuri. Abantu rero bakomeje gutungurwa n'ibyo Regis ari kuvuga kuri Sam Karenzi. Sam Karenzi asanzwe azwiho ibisa nk'ubunyangamugayo ndetse n'ibiswa n'ubutwari, kuko bavuga ko akoresha ukuri cyane. Nyamara Regis yavuze ati muko mubakeka siko bari, dukomeza gutungurwa nabo ari kuvuga. Uwitwa Sam Karenzi akomeje kugenda atungura abantu benshi, kuko magingo naya nta kintu arigera ashaka kuvuga ku iyo saga ye n'uwitwa Muramira Regis. Nyamara ababirebera inyuma byeruye bavuga ko abangaba basa nk'abahanganye. Mu cyumweru gita kuri uyu wa mbere yitwa Fine FM iraza kuba yinjiza umunyamakuru mushyashya witwa Mukude. Uyu nguyu ni Saddam Mihigo. Nubwo bitaremezwa neza ku mbuga z'iki kinyamakuru, biravuga ko ariko baraza kuba bakira witwa Saddam Mihigo nk'umunyamakuru mushyashya. Ni nyuma yuko witwa Christopher bari bagerageje bisa nkaho bidakunze, rero biravuga ko baraza kuba binjiza uyu nguyu Mukude. Mu gihe yitwa SKFM yo bakomeje urugendo kabisa. Uwitwa MN Ibizi, witwa Kazungu Clever, Ishimwe Rikari, Cynthia Naisa, witwa Sam Karenzi nk'abagize team ya siporo kuri radio, ndetse n'uwitwa Nepo Dushime, uwitwa Cedric Keza ndetse n'abandi basesenguzi bo. Urugendo rurakomeje bakomeje kubaka radio. Nyamara uwitwa Regis we
we yavuze ko atazigera abava inyuma, ubuhemu bwabo bwose agomba kubushyira ahagaragara. Twebwe nk'ababirebera inyuma turavuga tuti reka dutegereze turebe, ariko nawe nk'umuntu wakurikiye iyi saga nakubaza ni ese iki kibazo uracyumva ute? Ukurikije ibyo wumvishe mu matwi yawe, ukurikije ibyo ubona mu mupira w'amaguru magingo aya ngaya mu ikipe ya Rayon Sport especially, wowe urabona ari inde uri mukuri muri iyi saga y'uwitwa Sam Karenzi, Muramira Regis ndetse na Kalisa Bruno Taifa? Abangaba ni inshuti z'akadasohoka, ariko bikomeje gutungura abantu uburyo bari kugenda bamena amabanga yabo hagati yabo. Uwitwa Muramira Regis kandi yavuze ati abo ukomeje kugenda utuma bagenda basenya iyi radio ya Fine FM, ndakwizeza ko bitazakunda tuzigera ducika intege. Ni nyuma yaho amakuru agenda acicikana ku ma YouTube avuga ko bamwe mu banyamakuru ba Fine FM bagiye basezera, nyamara bo bakaza kuza babihagana bavuga ati twebwe turahari. Rero uwitwa Regis nabyo yagiye abigaruka avuga ko ari kugenda asenya iyi radio, nyamara bitazakunda. Ikibazo twebwe twibaza ati ese Sam Karenzi yaba ari cya kirura kiyambitse uruhu rw'intama? Icyo nicyo kibazo kabisa turi kugenda twibaza nk'abantu bakurikiranye iyi saga hafi. Nawe watanga igitekerezo kuri iyi nkuru ndetse n'iyi saga witwa Sam Karenzi na Muramira Regis, ugiye muri comment ukandika uko wumva ibintu, wakibuka gukora like, subscribe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nimba utarakora subscribe ni umwanya mwiza wo kuza kuba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro biri imbere kabisa. Nimba warayikanze ni iby'ingenzi cyane kuba uri mu muryango w'abakurikira Iraguha Info. Reka mbabwire uti indi nkuru nakagaruka, mwakoze cyane kubana natwe, reka twongere duhure ubutaha.